ati muzi yuko Safi na Humble Jizzo babaje ngo muri bantu ki ngo nzabahuze. Ndibuka neza sinza akabari nimba ari aka Humble yari afite no hano twahuriye. Baratubaza mufite management ati ntayo. Urumva nyine nk'abana avuyemo nta twashaka natwe gukora umuziki muri Kigali. Yego. Noneho turavuga ati rero nta management dufite. Tuzi n'ikindi kintu mugiye gukora. Ati ubu ngubu ni mugiye kujya muririmba. Ngo urabona ngo ntuhamba akagira ngo urabona kuntu ngo Diamond ameze na Harmonize urabizi wa Safi arimo Diamond na Harmonize bari guhitinga. Ati urabona kuntu Harmonize ameze ati ndabibona. Ati noneho hari ukuntu bari ariko baririmba Diamond akamuteza Harmonize. Harmonize akaza akazimya Alikiba. Nawe agahita asora hit. Mwebwe noneho urabona kuntu duhanganye na Dream Boys tumereye nabi. Mwebwe Dream Boys yari icyo yari muri Kina Music. Mwebwe Dream Boys agisora indirimbo. Mwebwe noneho tuzatubate muhangana na Dream Boys. Nimwe mujye kujya muhangana na Dream Boys. Bagiye kugira abataka ba Urban Boys. Yego. Hanyuma none ikintu cyaje kuba turavuga ati nta kibazo rwose ibyo twabikora. Ati noneho twebwe natwe duje dusohora hit. Mwe muzajya mukora Dream Boys muzatuzaduhengera Dream Boys so indirimbo muhite musohora indirimbo nimara gusora natwe duje dusohora. Ubwo mwebwe muzamuri guhangana na Dream Boys twe ntago tuzaturi mu rwego rwo guhangana na Dream Boys. Nimwe tuzaje tubateza ni ntaribi. Turatashye tavuga tubungu bakakanya tugiye muri Super Live. Ahita tubwira ati ndaza kwavugishiriza Richard. Tureko twabazana muri Super Live. Nicyo mwari kungukiramo mwebwe. Nicyo twari kunguka yuko none natwe tugenda dufite akantu ku mutima tuvuga ati none ikintu tugiye kuba ubu tugiye kugafata. Niba tugeze muri Kigali tukajya muri Super Live none turi kumwe na Urban Boys urumva ibintu tugiye gukora. Ati niba tuvuga ngo tujye tubandikira gusa indirimbo tuzibihe ibyo nabyo birahagije. Bro ibintu byaje kuzamba Humble wamuhamagara eshwi. Buri niba aravuga ati bura narababonye nta kintu namwe nibereye icyo gihe urumva nabavantara nabaturage nuko turababara bamuhamagara wapi bipfa gutyo. Samu nawe bamuhamagara ati turacyabirimo bigenda babibamo na n'ubu baracyabirimo dutegereje imishinga. Ngo studio araduherekeza byamaze kwa nko mu masaa 4 z'ijoro. Saa 4 z'ijoro. Mumbwira ati dutiba muri quartier. No akatubwe se mutuhe bashati hano hafi. Jima akagumya akaduherekeza ati nyine urumva kubona abana batebeje n'amaniforme yagiraga ubwabo gati hari ikibazo bagira. Ariko twebwe tugatinya kumbwira yuko dutuye hehe kuri Ngoma mu birometero 25. Noneho tukabona nk'agatara kari nk'imbere kure ku buryo atabasha kuvuga ati byibura ahita acika intege. Atubwira ati mwabana rero reka ngiye nigende mwe mukomeze. Tukamuga ati dore dutuye hari urabona hari agatara kari kwaka. Nawe akavuga ati aturi kwabona ati atangwa niho dutuye. Jima akavuga ati nta kibazo tugende mpabageze mbegeze imbere. Urumva no Jimmy nawe nago n'umuntu udacika intege buriye. Ati nta kibazo no niba byaramucanza tugeze imbere neza biramucanga aravuga ati muzi n'ikindi mwebwe nimukomeze nta kintu muri wowe dore mugiye kuhagera. Jimmy ubwo aragiye tubonye nyine asubiyeyo turavuga ati se ko Jimmy noneho tumukize asubiyeyo turarara isasi. Bana noneho ndavuga ati muzi n'ikindi mutebeze. Abahungu baratebeza ati tugiye kurara mu rusengero. Turabasuhuje abakurikiranye Kibera Inka iwawo w'ibiganiro byubaka. Twizere ko mumeze neza muri amahoro. Natwe dushima Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku muziki. Umuziki nka kimwe mu kigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu uyu munsi twabatumiriye umuhanzi ukiri mutoya umujene ariko ubimazemo igihe kinini kugira ngo aze kutuganiriza atubwire ibyiza biri muri uyu mwuga ariko atubwire n'ingorane zirimo. Uwo nta wundi ni David Stone. Ikaze David. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Tuguhaye ikaze kuri Kibera Inka. Murakoze cyane. Muramubona ko ari umusore ukiri mutoya ariko ibigwi bye ntabwo ari bitoya nibyo agiye kutuganirira. Yatangiriye umuziki akiri mutoya ariko n'ubu aracyawurimo. Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho muri iyi minota mike y'iki kiganiro. David Stone ngira ngo wabanza ukabwira abantu
iryo zina Stone ubundi mu cyongereza ni ibuye. Yego. Ese twakwita kabuye cyangwa ni rubuye cyangwa ni rutare mu kinyarwanda? Ni ibuye. Izina ryaturutse? Uvuga ngo izina ryaturutse nigaga Tronkome Kirehe, harimo n'inshuti yanjye nabanje kwitwa King David. Harwo hakiza ba King James bande, naye ntangira kwita ngo King David, ashakisha none izina agomba kunyita agwa ku izina bita Stone David, ariryo bita ibuye rya Dawidi. Yego. Icyo bivuze? Icyo bivuze. Nangize ngo ni nka ryandi ryo muri Bibiliya ngo ryanzwe, ariko ngo ryaje kuba. Rimwe ryishe Goliyati. Biriya ntabwo ryaribuye karakabuye. Akantu gato rero. Niko kabi? Niko kabi cyane. Kwa kundi bavuga ngo nitugira no kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Ibyo bizagenda neza. Watangiye ryari umuziki? Umuziki nawutangiye, je pense nawutangiye 2013. 2013. Ariko mbere yaho naririmbaga muri kwaya nyine nkiri umwana mutoya. Nibwo navuga ko nyine umuziki nyine aribwo nawutangiye. Hanyuma 2013 nibwo navuga ko natangiye nyine umuziki bya nyabyo. Se nabyita biri professionnel, biri professionnel. Nibwo nagiye muri studio mbere. Icyo gihe wawutangiriye hari hehe wakoreraga? Umuziki rero nawutangiriye i Karongi ku Kibuye, nigaga ku kigo cya Izapan. Hariya bita kuri Ngoma? Yego, kuri Ngoma. Mu Badivantiste. Byari biryoshye cyane cyane cyane. Hanyuma rero uburyo natangiye nkora ndi njyenyine, kuko hari bagenzi ba nyine nabo twiganaga, bo bumvishe nakoze indirimbo. Ndatekereza indirimbo ya mbere nayikoreye na Jimmy, naye mushimira ahantu ari Jimmy Click. Yego, Jimmy Click, yamutaga Jimmy Click ku Kibuye. Much respect. Hanyuma mu gusura rero mu kigo abanyeshuri bavuga ati bakoze indirimbo man, ubwo ari umujama bitaga Bob. Ubwo ni muri rusange naho nawutangiriye. Yego. Ntibyateye kabiri mwihuza n'abandi basore, kuko ngewe muri iyo myaka nanjye nkuzi muri group yitwaga Western Boys. Yego. Byagenze gute kugira ngo mwihuze n'abari abasore, kandi ni bande bo bari he? Riratsinda rero ukuntu twaje kwihuza, ubwo ngiye nakoze indirimbo nyine ndi Karere Soro nyine, ubwo twari turi bari inshuti zanjye twariganaga. Undi nawe asuragiye gukora indirimbo wenyine, undi nawe bibuko nguko. Hari ukuntu twajyaga duperforminga nyine mu kigo, hanyuma noneho baravuga ngo ariko ubundi nta kuntu twahuri muri ghetto ko bamwe babaga hanze y'ikigo, kumwe nyine musura n'abajama mwagiye muri ku vibing somehow. Noneho bavuga ati nta kuntu twakwihuza nk'itsinda tukamera nka Dream Boys. Icyo gihe habaga amatsinda kubita byatari, hari za Dream Boys, za Bad Boys. Yego. Hanyuma twihuza muri ubwo buryo. Hanyuma rero nuko twaje kwihuza, nuko itsinda ryaje kuvuka. Mutangira gukora umuziki? Dutangira gukora umuziki. Icyo gihe hari indirimbo zimwe zanyu banza ntakizibuka, ariko nibuka ko mwatangiye kuririmba bakajya bavuga ngo murimba nka Urban Boys. Wenda muraza kutugera kuri ibyo ngibyo, ariko sinzi niba utakwegura na gitari ngo ducurangire zimwe mu ndirimbo mwacungaga kugira ngo abantu bumve niba koko banakizibuka. Hari indirimbo twitaga original yo barayizi, ariko ntabwo ari n'abaririmbira indirimbo bita Ambutiyage. Ni indirimbo zigiye zifite amateka nyine, bitewe n'ibyo twagiye tuzikoraho byari bigoye cyane. Bayita Ambutiyage, yakozwe na Izo. Umubiri w'uyu mwari uteza ambutiyaje, nyuma ya ambutiyaje benshi bakisanga burigade. Umubiri w'uyu mwari uteza ambutiyaje, nyuma ya ambutiyaje benshi bakisanga burigade. Oh mama, oh mama, oh mama yo. Oh mama, oh mama, oh mama yo. Iyo nkubonye nanjye ndatangara, kuko abenshi bararangara, abagukurikira bose nabara. Ndakubona sinjye bikamaza, ukuruta ku isi naravuka pe. Ndakubona ku isi nkabura umwuka, werekana ni kera ntabwo nabibyibuka amagambo. Ari igihe umuntu agera akamutika, ariko urumva ko yari indirimbo nziza. Muri icyo gihe nibura ko gukora umuziki byari byoroshye mu buryo bumwe, kubera ko
studio zari zitarahenda cyane nk'ubu ngubu ariko nanone nibwira ko byari bigoye nkamwe nk'abanyeshuri. Ni ibihe bibazo mwagiraga nka groupe yari kiga muri secondaire icyo gihe? hari ibintu nibuka byatubayeho, yari ni story. Urumva mu muziki ukuntu byari bimeze, nta mafaranga twari dufite pe. Umuziki umuntu yawukoraga kubera ko yawukundaga, rwari urukundo. Icyo gihe ariko no kuzamuka byabaga sometimes byoroshye kubera ko habaga hari radio nkeya. Urumva iyo umuntu yakoraga indirimbo ukumva ngo yumvishe kuri Radio Rwanda, igihugu cyose ahitaga ugifata cyane. Yego, hariya zanyuraga cyane kuri Radio Isangano cyane, tunabashimira cyane. Rero hari umuproducer bitaga Jimmy Click, nko twavuze, ari umuproducer nyine yo ku Kibuye. Ikintu cyaje kuba, urumva iyo twajyaga gukora indirimbo twarazindukaga. Twazindutse saa 10. Ndumva icyo gihe Bob, bita Bob, kuko itsinda ryarimo Bob, Ricky Breen nanjye Stone. Twari turi batatu. Noneho umupeti arabyuka ateka icyo bita ibijumba, urabizi. Ateka ibijumba kugira ngo izahitaza kutwica. Mwabaga hanze y'ikigo? Twamaga hanze y'ikigo. Yego. None urumva nta mafaranga twari dufite yo kugera ku Kibuye bwa mbere. Umwe aravuga ati none twigira inama yo kugenda n'amaguru kuva kuri Ngoma uza ku Kibuye n'amaguru uje gukora indirimbo. Ngira ngo hashobora kuba hari nk'ibirometero nka 25 hafi aho ngaho. Yego. Ariko ngiye kubera ko numvaga nyine ntashobora kugenda, ndavuga ati mwe nimugende nimugerayo muzambwira ko ibyo bintu byakunze ubundi mugaruke. Bamifitiye igara ritoya niko kuvuze. Bageze imbere kubera ko imodoka nyine batanazibonaga, byabijumba babirira mu nzira baragaruka. Bagarutse kubera kunanirwa nyine, numva baragiye barananirwa nyine baragaruka batagezeyo. None dushaka uburyo tuzavuga ati none reka dushaka amafaranga tuzatege dusange Jimmy. Reka rero dutege dusanze Jimmy muri studio aratwakiriye. Ubwo n'inshuro ya kabiri nyine, ubwo bwarakeye dutangiye nyine guteka imitwaro ukuntu cyera avugaga ngo abantu igitabo kimeze gutya. Urumva tukiga nyine nawe urabizi ibyo bintu nk'abana ntago byabura. Abana babwira ababyeyi batumikine kugira ngo amwereze udufaranga n'akaja de poche nari mfite nkongeraho tujya ku Kibuye. Dusanga Jimmy yari muri studio. Jimmy dukora indirimbo, anije kudukora indirimbo. Ndabyuka iyo ndirimbo ngewe ndirimbo nakoze bayitaga Isegonda. Hanyuma naramaze kudukora indirimbo, Jimmy rero butwiriraho kandi imodoka yari imwe igenda. Ni ya bus yitwaga Gasabo? Bayitaga ngo Ikimo. Icyo gihe hari umuhanda w'ibitaka nabyuka ko ari Gasabo. Rwa Gasabo. Hanyuma none iyo bus rero ukuntu byaje kugenda, ndabyibuka neza ko hagendaga bus imwe kandi hari n'umuhanda mubi cyane. Niyo mubyibuka neza. Hanyuma none rero Jimmy ashaka kuduherekeza ngo dutahe. Urumva Jimmy buriya ari umwana mwiza cyane, buriya mwarakoranaga ukumva ni sawa, akakuganiriza akakubwira uburyo ugomba kugafata. None ikintu cyabayeho byabaye nk'ibitangaza. Jimmy rero ashatse kuduherekeza ngo, ariko sinzi niba wabyibuka, ariko ashobora kuba abyibuka hari kereka duhe nkabimwibutsa. Ashobora kuba atabyibuka ko we ntabwo yari abizi. Icyo gihe rero Jimmy araduherekeza butwiriraho sasa. Imodoka zagiye kandi Jimmy twambwiye ko dutuye hafi ku Kibuye hariya hafi. Noneho Jimmy kuko rwa rukundo rwe yafunga studio araduherekeza, byamaze kuba nko mu masaa 4 z'ijoro. Saa 4 z'ijoro. Mwumvira ati dutiye muri quartier. Noneho akatubwiye se mutuye bashati hano hafi. Jimmy akagumya akaduherekeza ati nyine urumva kubona abana batebeje n'amaniforme yagiraga ubwabo gati hari ikibazo bagira. Ariko twebwe tugatinya kumbwira yuko dutuye hehe kuri Ngoma mu birometero 25. Noneho tukabona nk'agatara kari nk'imbere kure ku buryo atabasha kuvuga ati byibura ahita acika intege, atubwira ati mwabana rero reka ngiye nigende mwe mukomeze. Tukamubwira ati dore dutuye hari urabona hari agatara kari kwaka. Nawe akavuga ati aturi kubabona ati atangwa niho dutuye. Jimmy akavuga ati nta kibazo tugende mpabageze mubegeze imbere. Urumva? Noneho Jimmy nawe ntabwo n'umuntu udacika intege buriya. Ati nta kibazo. Noneho niba byaramucanze tugeze imbere neza biramucanga, aravuga ati muzi n'ikindi mwebwe nimukomeze, nta kintu muri wowe dore mugiye kuhagera. Urumva? Mukomeze nyine mugere mu rugo. Aradusezera. Ubwo yari amaze kunanirwa. Amaze kunanirwa yahise avuga ati reka nkate nsubire kuko bana abantu batuye kure. Kuko aho twageraga aravuga none se nahanga mwahita mwereka kandi gatara. Ati ntago turahagira ubona hariya. Jimmy nakahareba ngo hariya ngo namutuye, akabyibaza agatekereza ngo none se mwambwiye ko ari hano tuwapi twakubwiraga kara gatara. Abonye mucanda avuga ati reka nisubire. Amaherezo mwari mugiye kugeraho bita mwicoza. Noneho rero
cyaje kuba noneho reka noneho dushake Jimmy ubwo aragiye tubonye nyine asubiyeyo turavuga ati se ko Jimmy noneho tumukize asubiyeyo turarara isasi ubwo habaye ikibazo noneho cyo kuryama urumva ukiri umunyeshuri nyine ubu ufite n'igihunga n'ahantu utazi bana noneho ndavuga ati muzi n'ikindi mutebeze abahungu baratebeza ati tugiye kurara mu rusengero kuko ntibabyumvaga neza uburyo bagiye kurara mu rusengero ati se gute ninjye wari mastermind hari urusengero rwa DPR ruri hara ku Kibuye sinzi niba hirya y'ibitaro haruguru y'urwibutso ujya ku bitaro yego twakoze amasengesho y'agahato ya masengesho twumvisha ingoma zivuga ati muzi n'ikindi tugiye gukomanga turakomanga ubwo twatebeje ababyeyi barasohotse nyine n'ibitenge n'abapapa bati se mwabana muvuye ati twebwe tuvuye mu rugo ati mu rugo ni Kigali ariko tubuze uburyo turyama ati butwire imodoka yaducitse ati yo ati muzi tware turirimba icyo bita hari bamwe bari nk'aba Bobo ntibari bazi indirimbo z'Imana nge kantike narayiririmbye ndayimara ati umwana n'umurokore rwose none ukuntu byari n'umugisha rero mu gito uvuze ko Jimmy yakoraga ijoro ahita akina indirimbo ngo turaryama twambara twekuteri umwe ahita mbyutsa ngumva ubwo bwa twe twumvishe kuri radio atumva ati byuka wumve nibiki ati man ya ndirimbo Jimmy ari kuyikina none tugiye guhana chance twibuka ko turi mu rusengero hita nifata gutya ngo urashaka ko chance turi mu rusengero none birangiye ababyeyi babyuka dutekera igikoma n'umugati urumva amasengesho yawe banayasuje wari umunsi wo gusoza hari muri weekend ndabyo barasoje batekera igikoma bana turakarabye baduha n'amazi turakarabye urumva tunabashimira cyane sinzi niba ntago nabitwibuka gukorera umugisha bakorera ntababyibuka turangije rero tuhita tugira gute tujya ku ishuri ariko iyo ndirimbo niyo ndirimbo twageze mu kigo urumva turaririmba karahava pe abanyeshuri barasara bavuga ati ibi ntago bibaho icyo gihe rero n'urumva challenge twagiye duhura nazo za ntago zabaga zoroshye wenda ngaruka nko mu kigo abanimateri igihe usanga bafata abanyamuziki cyangwa abanyampano baba bari mu bigo by'amashuri nk'abantu badashobotse mu by'ukuri usanga wenda badafite imyitwarire imwe ntabwo mwigeze mujyanye ibibazo n'abanimateri cyangwa abanimateri twagiye tugira ibibazo byinshi cyane animateri hari igihe ari igitaramo cyagiye kuba igitaramo cyagiye kuba i Rubengera hari ndabyibuka turi buce muri radio kwa hari kwa gatanu noneho ngewe ntoroka ikigo ntoroka ari ninjoro noneho ni materi kwa kundi baza gukora apere anamusanse nyine bahamagara abantu nge barambura mukumbura rero ni materi we yaranzi urumva kwa kundi buririmba no mu kigo babakuze byose kandi kose kabura mu nabakazi ikintu cyaje kuba rero animateri amaze kumbura hari ukuntu yumvaga rero radio cyane noneho rero nanjye nagiraga abantu bakambaza n'amazina yanjye yombi urumva ngo barakubaza ngo amazina y'ubuhanzi nayahe amazina yawe bwite ugiye kutwibwira urumva ugiye kwivuga amazina y'ubuhanzi nayahe aho wiga ni hehe wiga mu mwaka wa kangahe muri heshami barabimbaza rero ati ngiye ubwo ndi confidence cyane sinzi ibyo ari byo animateri akize wari kukumva kuri radio ebana ndamwa ati ngiye nitwe kwizagira David urumva ngo ndi gihanzi nyine ndi umuhanzi nuruka muri Western Boys niga computer science and management niga mu wa gatanu ati niga muri Zapane ati umuziki wameze neza turaganira kumva animateri ari kubyumva reka rero nzasubire mu kigo animateri amwe ati ngwino sha ati harya sha ati ngwino hano ndaza ati waraye ati ngiye naraye mu kigo ariko uri shuwa neza ko waraye mu kigo ati gusange kuri biro rero hari abanimateri nyine ubona nyine nabo baracanganye iki aho kubita ngira gusange kuri biro sha ubwo ndazamuka nawe nuko noneho mu kuzamuka nawe yihuta imbere cyane nk'umuntu wakoze akazi gakomeye uruba yambaye costume urumva umuntu nawe agiraga akantu k'agakabyo ka danje agiye imbere none adusanga muri biro musanga muri biro nyine afite impapuro nyinshi yemprimye n'amakashe menshi ya mu weekend abantu bagomba kurya noneho njyewe sinabicekaga numva nanzi ko ari nk'ibindi bintu by'ibikosa nakoze ntangira kuvuga atakose ibi bintu ni ibiki numva nyine ubwo buranyishemo gakeya arambaza ngo waraye namwe ninjye naraye mu kigo mbihagararaho namwe ningumya kubusanya mu mwiza ukuri reka magare n'ubundi ku kinyama cyanjye njye naraye mu kigo urishwa ko ari mu kigo abakore telefone hari intebe za ntebe rero zikaragaga
akajya yikaraga gake gake ngo waraye mu kigo ati okay akoroye telefone yari yandikodinze ahita akina ibyo bindi byose nivugaga akajya ngo twe turakora sha twe turakora yari yigize ribu agahita amana y'igipapuro cya danje uzi gutera tape kagira ngo ni njono aragikubita tubura atashye rero nta kintu twavugana ubu ngubu ndavuga ati ntabwo nyine ngomba gutaha icyo gihe naratashye ndavuga ati none nari maze gutanga agafuka kasi buriya impano iraryana hari igihe wabaga uri nko muri classe ukumva nk'indirimbo kuje mu mutwe kandi ukumva uragomba kujya muri studio byanga bikunda rero n'amasomo babandi bavuga ngo wenda kuvanga amasomo n'ibiki n'imiziki yase hari igihe nyine ngo bikurangaza ariko ibyo ngibyo biba bitanduka mu ishuri ho n'abana nakurikiraga ahubwo ikintu cyagoranaga niyo mpano yabaga hari igihe wanaryamaga hari igihe unaryama ukanarota ukanaririmba uri kurota ukaririmba tukumva indirimbo ikujemo ugahita ubyuka nka saa 9 ukaba ufashe urupapuro n'ikaramu uranditse none ukavuga ati iyi ndirimbo ko numva nshaka kujya muri studio kumva iyo nyota urayifite rero ibyo rero nibyo bikunda kuba ku bantu nyine bakiri hasi cyane nizo challenge nyine twagiye duhura nazo mu kigo uko byagiye bigenda turashimiye abakomeje gukurikirana ikiganiro kuri Kiberinka TV mbibutse ko turi kumwe n'umujene Stone David akaba ari umuhanzi arimo aratubwira urugendo rwe rw'umuziki kuva mu by'ukuri muri 2013 mukumva ko bitari byoroshye kuva ari mu ishuri kugeza ubu ngubu akaba kibikomeje. David tukomeje kuguha ikaze mu kiganiro. Ndi kwibaza hari igihe muri iyo myaka nyuma yaho za 2015 na 2016 hari imba mbyibuka igihe Urban Boys yaririho isenyuka ni Safi wamaze kugenda sinzi umusore umwe wamaze kugenda muri bari bagize Urban Boys hanyuma bavuga yuko ngo Urban Boys ishaka kwihuza namwe icyo gihe ni inkuru ya trending cyane icyo gihe biravugwa dore ko banavuga ko ngo ushobora kuba uririmba nka Safi ibyo ni ukuri koko cyangwa byari amagambo y'abantu? Okay urakoze kumbaza icyo kibazo ahubwo nanabyibagiwe hari ibintu byegeze kuza urumva twarakora pereka nkubwiza ukuri bitewe isangano power yaduhaga nyine kuri radio byatumye nyine na uko twarimbaga nka Urban Boys icyo gihe urumva ntababeshye twireferaga kuri Urban Boys numva indirimbo zanyu icyo gihe mwazira kuri YouTube icyo gihe yego ubumva ko ari ukuntu harimo akantu rwose yego akenshi twireferaga kuri Urban Boys ariko ikintu ngiye numvaga twarushaga Urban Boys kandi kubwire twe twararekaga bagasora indirimbo sibyo ye basoraga indirimbo twe none ukuntu twandikaga byari bitandukanye nuko Urban Boys yandikaga niba nazumva bazatubwira kuko abantu benshi baravuga ngo mwandika neza kabisa twarabanzaga tukandika neza noneho melody twabaga tuzi ngo Urban Boys niba hari biboro bakoraga bitaga ngo shock icyo gihe zari styles nyine nkuko kakanya wumva amapiano twe twahari ibintu twavangagamo muri izo ndirimbo ku buryo bitandukana n'ibyo bintu bo bakoraga tukavuga ngo okay niba wenda twebwe hari indirimbo dufite bita aransajije twageraga kuvanga ya Afrobeat tukayivangamo noneho na culture nyine gakondo twagerageza nyine creating ikintu gitandukanye nabo ariko ibyo bintu byaratunaniye no gutandukanya amajwi yacu noneho bo bakoraga ikintu injyana ariko twebwe ko duhuje amajwi tukagerageza creating ikintu gitandukanye nibyabo nyine mu muziki kuryo niba twumva wenda mu majwi twati basi niba baduri kuduhuza n'amajwi reka none twe creating umuziki utandukanye n'uwo bari gukora basi bumve ko style itari kimwe n'ibyabo yego nuko rero Urban Boys nayo twaje bura guhura ari umuntu bita je pense ni Sam sinzi niba umwibuka Sam akora Urugendo TV Urugendo TV yego Urugendo TV Sam ni muntu wavuze ngo man ati muzi yuko Safi na Humble Jizzo babaje ngo muri bantu kingo nzabahuze ndibuka neza sinza akabari nimba ari aka Humble yari afite no hano twahuriye noneho baraduhamagara mpita nkora kuri Bob nanga icyo gihe hari Sparivu urabyibuka Sparivu ari imeze neza cyane baraduhamagaye Sam aravuga ati rero mwitegure muze muri Kigali mugiye guhura na Urban Boys twe twumvaga ari inzozi
urumva ibaza nyine nk'abantu wenda ufana cyangwa se ugira gute kumva ni inzozi akenshi niyo abanyamakuru babimbazaga se kuki urimba nka Safi kubera icyo umera gutyo narababwiraga ati none se umuntu ntacuruza botike umwe agacuruza umunyu byose byitwa umunyu umuntu akagura aho ashaka byose si umunyu biterwa na keya watanze ku kintu niba wumva tw'indirimbo zacu ari nziza bazadukurikira nimba ari za Urban Boys nabo bakurikira ibya Urban Boys icyo gihe duhura na icyo gihe twahuye na hari Hambo na Nizo oya na Safi icyo gihe bari muri Guma y'I Butare imwe banatwaye bari bavuye I Butare icyo gihe muri Guma ndabyibuka turahura ubwo Nizo ni waje guhita Hambo ni waje kutuganiriza aratubaza ati se ariko ntekeza ko bari baje kutuneka imbaraga dufite kuko icyo gihe ibintu twakoraga pe ntakubeshye muri Guma niba ari Dream Boys niba ari Urban Boys yatwaye niba ari sinzi abantu bayitwaye icyo gihe bagiye bavuga ngo bayifate n'abantu bo mu ntara nyine icyo gihe twagize iminota rimwe muri Guma icyo gihe ndumva ngo naje kumva amakuru ngo naba Mico ngo bagiye bavuga ngo ibyana muri kuduteza n'ibiki ibyana bitazi uri kumva bateranya hari akabari bakunda guteraniramo Mico icyo gihe na Bulldog na ba Racine no icyo gihe ibyo bintu bimbwiye ukuntu nyine bari kutuvuga bavuga ngo ibyo byana muri kuduteza twe tutazi ngo ibyo byana byakoze iki byo mu ntara byo mu dusaka hepfo yongeye mu byo kuduteza ni ibyahe yego noneho baraza baraduhamagara bagira ngo barebe ingufu dufite ese bafite management yo gupushinga ibyo bintu urumva niba uririmba nka runaka ukabona ko umuntu ushobora gukompeta byanga byakunda kandi icyo gihe twakoraga na AB Godwin icyo gihe nawe icyo gihe umuntu adukora video bita original baratubaza mufite management ati ntayo urumva nyine nk'abana bavuye mu ntara twashaka natwe gukora umuziki muri Kigali yego noneho turavuga ati rero nta management dufite tuzi n'ikindi kintu mugiye gukora ati ubu ngubu mwe mugiye kujya muririmba ngo urabona ngo none hamba akagira ngo urabona kuntu ngo Diamond ameze na Harmonize urabizi Wasafi arimo Diamond na Harmonize bari guhitinga atarana kuntu Harmonize ameze ati ndabibona ati noneho hari ukuntu bari ariki baririmba Diamond akamuteza Harmonize akaza akazimya Alikiba noneho nawe agahita sora hit mwebwe noneho murabona kuntu duhanganye na Dream Boys tumereye nabi mwebwe Dream Boys yari icyo yari muri Kina Music mwebwe Dream Boys agisora indirimbo mwebwe noneho tuzatubateye muhangana na Dream Boys nimwe mugiye kujya muhangana na Dream Boys bagiye kugira abataka ba Urban Boys yego hanyuma none ikintu cyaje kuba turavuga ati nta kibazo rwose ibyo twabikora ati noneho twebwe natwe duze dusohora hit mwe muzajya mukora Dream Boys muzatuzaduhengera Dream Boys so indirimbo muhite musohora indirimbo nimara gusora natwe duze dusohora ubwo mwebwe muza muri guhangana Dream Boys twe ntago tuzaturi mu rwego rwo guhangana Dream Boys nimwe tuzajya tubateza ni ntaribi tuba turatashye twavuga ati ubungu bakakanya tugiye muri Super Level ahita tubwira ati ndaza kwavugishiriza Richard tureko ko twabazana muri Super Level nicyo mwari kungukiramo mwebwe nicyo twari kunguka yuko none natwe tugenda dufite akantu ku mutima tuvuga ati none ikintu tugiye kuba ubu tugiye kugafata niba tugeze muri Kigali tukajya muri Super Level none turi kumwe na Urban Boys urumva ibintu tugiye gukora ati niba batubwira ngo tujye tubandikira gusa indirimbo tuzibihiye ibyo nabyo birahagije bro ibintu byaje kuzamba Hambo wamuhamagara eshwi bure niba aravuga ati burana narababonye nta kintu namwe nibereye icyo gihe urumva nabavantara nabaturage nuko turababara bamuhamagara wapi bipfa gutyo Samu nawe bamuhamagara ati turacyabirimo bigenda babibamo na n'ubu baracyabirimo dutegereje imishinga hanyuma se group yanyu Western Boys yaje guherera rero group yaje kwa koperative itabyara inyungu ni ishyirahamwe koperative Umucyo mu kuvuga ngo icyo naje gusanga muri groupe ntago bana mugana uko banavuga ntago mujya mupfa amafaranga mupfa imitekerereze bidahuye no kuvuga ngo imitekerereze bidahuye mushobora gusanga mbo dupanze session ya studio nk'ubu hari indirimbo nyinshi twari dufite burazi kiri muri studio zigeze zisohoka mugapanga mukavuga ngo umunsi wa shoot uyu nguyu umwe ngo yabuze mugapanga uti tuzajya muri studio gukora iki n'iki umwe ati yarayasinze undi ati ndananiwe nyine ntumubura utuntu nyine tuba wowe ugasanga nk'umuntu umwe n'ufite gahunda yego icyerekezo avuga ati ngiye nkunda umuziki ugasanga nk'abandi babiri wenda bageze kuri tele undi yaje akerewe ngo undi ngo arahavuye nuko rero ubundi usanga groupe yaje gusenyuka bamwe duhita tujya mu bindi nyine byo gushakisha ubuzima
babona akazi natwe dushakisha nyine ubuzima muri Kigali nuko twagiye dutandukana. ubu rero groupe yaratandukanye usa naho ukora wenyine ngira ngo bari babiri ntabwo bagikora umuziki babivuyemo. Ubu noneho ugeze rero uvuye muri izo struggle zose. Urumva twarabanje duparika nk'imyaka 5. Ijwi ntiryajemo imbagara buri ufite Imana gwaye ikintu isaha yose waririmba ahubwo gukora haso nyine bigenda biza ariko ntabwo ijwi rishobora kugenda. Rero nakoze indirimbo ejo bundi ndayandika nyikora na Papa Cyangwe, ni indirimbo bita aho utari. Aho utari ni gospel? Oya nari ntara gospel nyine urumva niyo nshaka kujyaho nyuma nyine nkakubwira ibyanjye. Iyo ndirimbo rero reka nyiririmbe wowe wumve iyo ndirimbo, nzi ko abantu benshi bayizi banayimenye cyane. Banze usome no ku gafanta. Ni iki cyaka kanyota ko kari seriye cyane. Hanyuma turirimbire rwose iyo ndirimbo aho utari. Aho utari nzaba mpari, I just wanna change you, I just wanna change you. Aho utari nzaba mpari, I just wanna change you, I just wanna change you. My love, my love, my love, when I love, I love. Iyo munsi ndakunda can even follow. Cooling me down, mama like music. Let me take you away. Baby stay by my side, in my holy Lord life. Baby stay by my side, and I stay by your side. Baby stay by my side, in my holy Lord life. Baby stay by my side, and I stay by your. Aho utari nzaba mpari, I just wanna change you, I just wanna change you. Aho utari nzaba mpari, I just wanna change you, I just wanna change you. Iyo niyo ndirimbo nziza nuvuga utangira nkagira ngo ni gospel n'ubundi. Iyi ni secular, ni indirimbo mwajya kuri channel nyine mwayibona imana ko ari na Papa Cyangwe nziza. Channel yawe cyangwa Papa Cyangwe? Niyangiriho. Yitwa wanayitwibutsa gato kugira ngo Stone David n'ubundi. Okay. Abantu bajya kuri YouTube bakayibona bakayumva indirimbo nziza. Hanyuma iyo ndirimbo bakoranye na Papa Cyangwe. Hanyuma rero ibindi urimo ni biki? Ibindi ndimo rero ndabona igihe kigeze noneho buriya hari ibintu byawe, kuko indirimbo za Sekira narazikoze ndanazandika nyinshi pe, hari n'izi mfite nyine we nari zikiri muri studio, ariko kuri ubu ngubu ngende ndumva nshaka gukora like gospel nyine. Kubera iki? Kubera ko ushaka kwiyegurira Imana mbivuge gutyo? Hari ukuntu umuntu ahinduka, hari ukuntu umuntu nyine ahinduka akabona ko ibyaha birakuremba. Ntago ari ibyaha. Hari ukuntu nyine umuntu ahinduka ntumenye ikimuhinde, kuko ushaka gusanga hari ikintu umuntu yavuze ngo hari ikintu bita kureba ukisobanukirwa. Yego. Iyo urebye mu ndorerwamo ubundi ukisobanukirwa ngo ngende muntu ki nshoboye iki, kuko hari igihe ushaka kumara mu bintu imyaka nk'icumi wizengurukaho ugasanga ibyo bintu ntabwo ari ibyawe, ariko mu by'ukuri wenda wabibona ukabona ko urabizi pe, ariko ibyo bintu si byo byawe. Rero naje gusanga ahantu ushobora kuvuga ngo njyewe ndaririmba nkumva nyine ndabuhutse, ni njyewe wundi we ni njyewe, numva ari gospel cyane. Ubwo ugiye kujoininga abandi nka ba Meddy n'abandi bagiye cyane buriya akambwira gufata umwanzuro. Reka nkwereke, gufata umwanzuro nicyo kintu kitugora. Gufata umwanzuro, ijambo bita hoya na yego. Urabona nka Meddy, tekereza ku bwamamare bwe, urumva kuri fame, ku star, ugacenga ukavuga ngo ndahinduye mvuye muri kino kintu, abantu baragukunda, yewe unabibona n'amafaranga ukavuga ngo bino bintu ndabiretse ngiye muri bino. Ni icyemezo kiba gikomeye cyane. Yego. Muri gospel hari ibyo umaze gukora ubu ngubu cyangwa? Ndatekereza umva ibintu mbahishe ni byinshi. Nk'ubu ngubu hari indirimbo twashutinze, nashimira cyane umuntu bita Robin na timu y'abandi ba Tonto
urumva ni timu nyine nini hari ndimo mfitanye na Nick ba Obedi urumva ni ibintu binini tubiri kubategurira cyane ngenzi neza ko iyo ndirimbo izabashimisha. Wayikoranye na Nick Dimples. Yego. Ya gospel. Niba atari ugushaka kubonja ibitarashya neza ushobora kuducurangira akantu gatoya koko hanyuma ibyo byose mwarayirangije muri studio ubwo mwayishutinze. Twarayishutinze amashusho arahari hanyuma indirimbo twarayishutinze amashusho arahari twayishutinganye na team nyine bari kuyikoraho mu minsi mikeya iyo ndirimbo irabageze indirimbo irabibagezeho. Okay, watubongeho tukumva. Najyaga nicara nkiheba nkababara itsi imitima mbona abandi bashima nkibaza gutabarwa kuzabaye maze Yesu araza aransanga ati reba uburabyo mu murima burambaye ati reba izi nyoni mu kirere ziraririmba zirya zitahinze zikashima nabura agaciro ku mwana wanjye w'agaciro kuri njye mwana wanjye kandi icyo yavuze ijya yivuguruza yareka ite uwo yaramburiye amaboko yareka ite uwo yameneye amaraso ayo maraso niyo anyemeza rwose kurwo wanze rutagira ingano ayo maraso niyo anyemeza rwose kurwo wanze rutagira ingano. Amen. Turagushimiye Stone. Yego namwe turabakengukiye cyane mutama cyane gose. Yego utaragenda tugana ku musozo w'ikiganiro nifuza kukubaza inama wagira nk'abahanzi bakiri bato cyangwa se biyumvamo impano bashaka kujya muri iyi kariyeri mu buhanzi nk'umuntu bimazemo imyaka irenga 10 wabagiriye inama kugira ngo bazi yuko ari wenda ari ibibazo bazahura nabyo cyangwa se ari umugisha bategereje? Uru ruganda rwa muzika mbabwire mw'abantu rurakomeye, rusaba umutima ukomeye, rusaba nyine gukunda ibintu. D'abord banza ukunda ibintu. Icyambere ngiye nasanze ni ukwireba ukisobanukirwa. Ndinde, nshoboye iki, kariyeri yanjye ni iyihe. Hari ukuba umuntu akunda ibintu ariko atabishoboye, hari no kuba none umuntu ashoboye ibintu avuga ngo ngiyewe mfite impano. Ikindi uzahura n'abaguca intege uri gukora, wowe uzakore ikintu cyitwa guhozaho, guhora abantu kuri spotlight nyine babona ko uri gukora, umuntu ageraho ibintu byawe akabikunda. Fa kuba ibyo bintu neza uri 100% ko ibyo bintu ubizi kandi bishoboye. Inama nakugira no kudacika intege, ugakora ikintu kikurimo. Ikindi discipline no gusenga, ibindi biza nyuma. Turagushimiye rero David, reka dushimire n'abari bakurikiranye Kiberinka TV, iwabo w'ibiganiro by'ukuri kandi byubaka. Tugushimire umwanya wawe uduhaye, tugushimire experience utuhaye yawe wanyuze mu muziki. Twizere ko bifasha abantu benshi. Hanyuma abashaka kukwandikira bareba aho hasi, barabona aho bakubona, barabona handles zawe zitandukanye kuri social media. Mbashishikariza yuko mwajya no kumureba kuri YouTube channel ye ariyo Stone David Official. Babonaho ibihangano byawe bagakurikirana. Hanyuma ntimwibagire gukora subscribe, share, comment ndetse na like kuri Kiberinka
kugira ngo ibiganiro bigere kuri benshi. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha. Yego. Thank you so much.